murakoze. Amazina yanjye nitwa Mfurayishyara Silas, nari umusirikare mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal kugeza ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane 1994 ubwo jenoside yakorwaga ngahungira i Burundi. Ubwo nahungaga nahunze bagenzi banjye, nahunze ubuyobozi bw'ikigo cya gisirikari bwo bari bafashe icyemezo cyo kunyambura ubuzima kubera ko nagize uruhare mu gufasha abatutsi bicwaga guhunga tugeze i Burundi. Rero muri iki gihe cya jenoside nagize amahirwe ndahunga ndagenda, ariko mu by'ukuri twabayeho mu bihe bibi, tuba mu gihe cy'inyigisho mbi z'urwango ndetse n'ibikorwa byose by'abatutsi. Ntabwo byari mu gisirikare natangiye kubibona mu gisirikare gusa, ahubwo nkiri umwana mu myaka 13 y'amavuko, hari mu mwaka w'1942 nibwo natangiye kubona ibikorwa byibasira abatutsi ku kigo nigagaho cy'amashuri abanza. Byakorewe umwana w'umukobwa w'umunyeshuri, umwana bimveramo guta ishuri. Uyu munsi arahari, ni umumama, birumvikana ageze mu zabukuru nk'uko nanjye mubona ngana uyu munsi, ariko ni amateka y'ibyamubayeho. Kandi icyo gihe mu by'ukuri nta ntambara yari mu gihugu, ntayo twari tuzi, twabonaga dutekanye, ariko ibikorwa byakozwe byamukoreweho byakozwe n'abana mu buryo bugaragara neza ko abo bana atari ibintu bari babyukanye, ahubwo byari ibintu bari basanzwe bafite kandi bigishijwe, bigaragaza neza ingengabitekerezo y'urwango rwibasiye abatutsi kugeza kuri jenoside, ko ari inyigisho zatangiye cyane ndavuga mu myaka 13 icyo gihe, ariko na mbere yaho njye ntaranavuka twamenye amakuru y'uko mu gihugu cy'u Rwanda cyari gifite impunzi zahungiye hanze, impunzi z'abatutsi zahungiye hanze. Nibuka neza muri za 81 na 82 hari, sinzi abantu babyibuka, ariko twigeze kumva amakuru ko hari abantu impunzi zahungutse ku bushake ziza mu Rwanda bakazisubizayo. Twigeze kubyumva ko muri myaka byize kuba twumvaga abakuru babivuga, mu by'ukuri nubwo twabimenye. Rero jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ntabwo yatewe n'ihanuka ry'indege nk'uko yenda bamwe babivuga, ahubwo ni ingengabitekerezo yigishijwe kuva kera. Abantu bumva ko abatutsi atari abantu, cyane cyane ko batubwira ko ngo abatutsi baturutse muri Ethiopia. Mu gisirikare ho batubwiraga ko twari dufite ibwirizwa rivuga ko nta musirikare wemerewe kurongora umututsikazi. Byari amabwiriza yatanzwe, kandi utayubahiriza hari ibintu byagukurikiraga bijyana no gutakaza icyizere mu gisirikare. Bakatubwira ko abatutsi ari abanya-Ethiopia, bakatubwira ko ari ibyitso. Izo nyigisho zaratangwaga kugeza ubwo umuntu yumva umuntu w'umututsi atari umuntu ukwiriye kuba mu bandi. Rero ntekereza ko uyu munsi ibyo bimenyetso na n'uyu munsi birahari. Hari ikintu kibabaje cyane njya ntekereza, nibuka mu gihe cya jenoside, kandi birazwi, isi yose irabizi, buriya ababirigi mu gisirikare batubwiraga ko nabo ngo ari abatutsi, bakatubwira ko ari ibyitso. Twari tuzi ko ababirigi ari abantu babi. Buriya kwishwa kwabo muri Kigali ibyahabereye ntabwo ari ibintu byahanutse ngo bibe nk'impanuka, ahubwo ni ibintu twari twarigishijwe mu gisirikare, tubizi neza ko imikorere yabo bakorana n'inkotanyi, ko bakorana n'abatutsi. Ngira ngo yenda mon general Fayenne ashobora kuba abizi muri minwari, uburyo ababirigi bafatwaga muri icyo gihe, naho twaryaga tubabona bagenda baravuga ati ngabo byitso birahise. Uyu munsi ibyo bimenyetso by'inyigisho z'urwango birahari, kandi ntekereza ko intumwa nkuru y'umunyamabanga mukuru w'abibumbye yabivuze, umuryango w'abibumbye yabivuze. Ntekereza neza ko jenoside ku buryo tekereza neza ko amahanga yakagombye kuba ahagurikira icyo kintu,
kugeza ubwo niba hari inyigisho zigaragara ziboneka zumvikana, sinzi niba inshingano zizafatwa ari uko byatangiye gushyirwa mu bikorwa kandi ibikorwa nabyo birahari. Ntabwo dutekereza neza ko cyangwa twibaza cyangwa twahamya ko izo nshingano zizashyirwa mu bikorwa ari uko jenoside yatangiye gukorwa iri gukorwa ku mugaragaro nk'uko byabaye mu Rwanda. Buriya habaho igeragezwa muri 1992 na 1993 abatutsi barishwe mu buryo bugaragara. Mu Bugesera ho narindi hishwe abatutsi benshi, amazu arasenywa, inka ziraribwa, abatutsi barameneshwa mu buryo bukomeye cyane. Yego. Kandi iyo miryango yari ihari. Nkumva rero mu by'ukuri njya mu gitekerezo cyanjye nuko amahanga akwiriye kudaceceka nk'uko yacecetse muri biriya bihe mu Rwanda. Yego. Abahigira u Rwanda barahari muri kwa kwiyubaka. Ambasaderi yavuze wa Isirayeli n'ubudaheranwa ntabwo wabikora, ntabwo byagerwaho mu gihe hari abantu bariho bahigira ku kwica, mu gihe hari abantu bariho bahigira ku kurimbura. Ibyo ntabwo bishobora kubyagerwaho. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane Silas.